uwo muntu abagurisha yarambwiye gusa ngo muzane umwana ntabwo nzahabagurisha ariko rero yakwemereye ko abagurisha musanzwe mukorana ni nk'ubwa kangahe wari umushyiriye mwamenyanye mute kugira ngo agutumeho kumushyira umwana wo kugura no kugurisha twahuriye mu nzira kuko nakundaga kujya iwemo mupfana iki si uwo muntu mupfana iki ratanyibwirira mupfana iki abiri umwe na mama wawe yitwa nde yitwa Doma. Dore inkuru iteye ubwoba wa nkuru we uri nshamugongo reka mbasuhuze mbifuriza amahoro y'Imana. Umunyarwanda yararirimbye aravuga ati dore inkuru iteye ubwoba kandi wa nkuru uri nshamugongo. Ibi bintu yabivuze abona hari urupfu rwari rutwaye umuntu, ariko noneho ubu ngubu ntabwo urupfu rutwaye umuntu muri iyi nkuru, ahubwo n'ubundi bijyo rukoze, ibyo ikoze bisa nabyo. Ntabwo byumvikana ukuntu umwana w'imyaka itarenze 17 nk'uko murimo mumureba, ukuntu yikora akajya kugurisha umwana. Mw'abanyarwanda mwe, mw'abanyarwandakazi mwe, ngaho nimutekereze ibi bintu. Ese wa mubyeyi we, kuki ufata umwana ukagenda ukamuzana ngo ngwino underere abana utazi aho umukuye? Abana bawe ejo nibabura bizagenda bite? Ntabwo ibi bintu byari bisanzwe mu banyarwanda yuko abantu bagurisha abana, ariko ubu noneho ubwo byaje nimureke tubyamagane bitari byafata iyindi ntera. Ni gute? Cyakora kude shapo kuri leta yacu y'u Rwanda, kude shapo itumenyera umutekano. Uyu mwana arafashwe, ariko nubwo afashwe n'umwana ukiri mutoya, biragaragara yuko afite n'ubwoba, ntabwo ashaka no kwirekura ngo avuge ku bwuko, aracyafite ubwoba. Rero iyi leta bashishikariza ni ukuri ikurikirane yo kabyara yo gaheka, ni ikurikirane uyu muntu umutuma, imubaze ngo aba bantu utuma uyu mwana ubajyana he, ubashyira he? Kuko nitutaza gufata iya mbere, reka nshimire n'abaturage bafashe iya mbere kugira ngo uyu mwana afatwe, nshimire na leta yabigiyemo. Nitutaza gufata iya mbere, wowe wa mubyeyi we, kimwe natwe twese turaza kujya twohereza abana bagende bagiye ku ishuri, nibagerayo bafatirweyo, bajyanwe kugurishwa cyangwa bajyanwe kwicwa, kuko si impamya yuko bitari ukujya kubica, maze twebwe dusigare turirimba urwo tubonye, dusigare dutanga amatangazo tutazi naho dukura abantu. Nshishikariza namwe mw'ababyeyi mwe, igihe ugiye kuzana umukozi, leta yacu ihora ibitubwira, zana umukozi ufite aderese kandi umaze kuba ari mukuru, ufite irangamuntu ushobora gukurikirana bigashoboka. Ariko ikindi ubuze aho umukuye. Kuki ugenda ngo nimunzanire umwana bakakuzanira uwo bararusha? Uyu nawe yari yasabye umwana, barangije baramumuzanira, ariko ntabwo ari umwana bamuzaniye, ahubwo baje muzaniye uza kumutwara abana be. Reka rero ntatinze cyane kugira ngo namwe muze gukurikirana, nimukurikirane iyi video yuko byagenze, yuko aba bana batwawe. Ubwo ibindi turajya tubikurikirana kandi turajya tubaha amakuru ku gihe. Kandi subscribe, like ndetse na comment, ukomeze wiyumvire inkuru y'uyu mwana. uwo muntu abagurisha yarambwiye gusa ngo muzane umwana ntabwo nzahabagurisha, ariko rero yakwemereye ko abagurisha. musanzwe mukorana ni nk'ubwa kangahe wari umushyiriye? mwamenyanye mute kugira ngo agutumeho kumushyira umwana wo kugura no kugurisha? twahuriye mu nzira kuko nakundaga kujya iwemo mupfana iki si uwo muntu
mupfandike ratanyibwirira mupfandike Mupfaniki abiri imwe na mama wawe yitwa nde yitwa Domo amazina ye yitwa Tereza yitwa Tereza irindi ngira irindi kurimo kuntinza ariko se Mutuyimana Tereza usanzwe acuruza abana wamwibiye yego ufata misiyo uhano se wahamenye ute kugira ngo utegure kuza gutwara wa hano barahandangiye ngo nsokuha ninde wakurangiye Nyagata witwa nde ntabwo muzi Nyagata mwahuriye hese wanyuse kari kinteko Nyagatare mwahuriye nakoraga Nyagatare uwo mugore wa Nyagatare arakubwira ati genda kabarora hanana urasanga y'umwana yego bape ngo yarandangiye akazi ko mu rugo hanyuma hakurangiye ko mu rugo uhageze abona diro yawe yo kwitwarira umwana kuki se watekereje guta utwara umwana ucyagera niba utanahamaze iminsi ibiri niki impanuka kandi bari gusezeranyije kuguha ngahe iyo umugezi humure kwa Tereza bari kuguha ibihumbi 10 umwana ukamugurisha ibihumbi 10 igiseke urakizi ni ibihumbi 10 by'amanyarwanda cyane amadolari niyo usanzwe ukorera n'ubone n'abandi bose utwaye niyo baguhaze n'abandi utwaye baguha ibihumbi 10 harya bambwiye ngo ufite imyaka ingahe nta ndangamuntu ufite harya wari wambwiye ngo uriya ruwakangaye kare wageze kubimbwira wenda nari narabyibagiwe wari umbwiye ngo nuwakangaye wari utwaye ngo byari uwambere oya ntabwo ari uwambere kandi usanzwe ubajyana bakaguha ibihumbi 10 10 se bari guhutajyanya abana mbwira uwo yari uwakangaye turashaka gusigara twikurikiranira abagurisha abana kuko wowe uri umwana ntabyuzi barakubeshye barimo bagushuka ni ubwakangaye wari umushyiriye wari umushyira umwana wa gatatu babiri ba mbere wabakuye hagana he hano mu mudugudu wa Bukomane barabuze se cyangwa bo barababonye wamaze kubagurisha nanone umwe wabayibuka nk'umwe wabo abaye ntabwo uzi waba hariho ingo ntabwo uzizi wagiye ufata abana gusa babakuzaniraga mu nzira cyangwa nabwo wajyaga mu rugo niko wajyaga kubakura mu rugo cyangwa babakuzaniraga mu nzira wapi najyaga nkuko ndaje ukagenda uri umukozi hanyuma ugafata hano ukajya kugurisha sawa uwo muntu abagurisha yarambwiye gusa ngo muzane umwana ntabwo nzahabagurisha ariko yari yakwemereye ko abagurisha musanzwe mukorana ni nk'ubwakangahe wari umushyiriye mwamenyanye mute kugira ngo gutumeho kumushyira umwana wo kugura no kugurisha twahuriye mu nzira kuko nakundaga kugira iwumu mupfandike si uwo muntu mupfandike ratanyibwirira mupfandike abiri imwe na mama wawe yitwa nde yitwa Domo amazina ye yitwa Tereza yitwa Tereza irindi ngira irindi kurimo kuntinza ariko se Mutuyimana Tereza usanzwe acuruza abana wamwibiye yego ufata misiyo uhano se wahamenye ute kugira ngo utegure kuza gutwara wa hano barahandangiye ngo nsokuha ninde wakurangiye Nyagata witwa nde ntabwo muzi Nyagata mwahuriye hese wanyuse kari kinteko Nyagatare mwahuriye nakoraga Nyagatare uwo mugore wa Nyagatare arakubwira ati genda kabarora hanana urasanga y'umwana yego
wapi ngo yarandangiye akazi ko mu rugo. hanyuma hakurangira ko mu rugo uhageze wabona dira yawe yo kwitwarira umwana. Kuki se watekereje guhita utwara umwana ukihagera niba utanahamaze iminsi 2? Niki impanuka kandi bari gusezeranyije kuguha ngahe iyo umugezi humure kwa Tereza bari kuguha 10,000 umwana ukamugurisha 10,000 igiseke urakizi ni 10,000 by'amanyarwanda cyane amadolari niyo usanzwe ukorera n'ubone n'abandi bose utwaye niyo baguhaza n'abandi utwaye baguha 10,000 harya bambwiye ngo ufite imyaka ingahe 15 nta ndangamuntu ufite harya wari wambwiye ngo uriya ruwakangaye kare wageze kubimbwira wenda nari narabyibagiwe wari umbwiye ngo nuwakangaye wari utwaye ngo byari uwambere oya ntabwo ari uwambere kandi usanzwe ubajyana bakaguha 10,000 10 se bari guhutajyanya abana mbwira uwo yari uwakangaye turashaka gusigara twikurikiranira abagurisha abana kuko wowe uri umwana ntabyuzi barakubeshye barimo bagushuka ni ubwakangaye wari umushyiriye wari umushyira umwana wa 3 babiri ba mbere wabakuye hagana he hano mu mudugudu wa Bukomane barabuze se cyangwa bo barababonye wamaze kubagurisha nanone umwe wabayibuka nk'umwe wabo abaye ntabwo uzi waba hariho ingo ntabwo uzizi wagiye ufata abana gusa babakuzaniraga mu nzira cyangwa nabwo wajyaga mu rugo niko wajyaga kubakura mu rugo cyangwa babakuzaniraga mu nzira wapi najyaga nkuko ndaje ukagenda uri umukozi hanyuma ugafata hano ukajya kugurisha sawa uwo muntu abagurisha yarambwiye gusa ngo muzanire umwana ntabwo nzahabagurisha ariko rero yakwemereye ko abagurisha musanzwe mukorana ni nk'ubwakangahe wari umushyiriye mwamenyanye mute kugira ngo gutumeho kumushyira umwana wo kugura no kugurisha twahuriye mu nzira kuko nako ndabakugiye mupfaniki si uwo muntu mupfaniki ratanyibwirira mupfaniki abiri mwe na mama wawe yitwa nde yitwa Domo amazina ye yitwa Tereza irindi mbwira irindi kurimo kuntinza ariko